uyu munsi abantu benshi basigaye basohoka no mu rusengero bakabona ivy'akabari. Reka dushimire Imana muri aya masaha meza, amasaha umwanzi Satani ajya afatamo benshi. Ni amasaha Satani akunda guhamagaramo, ariko ni amasaha Imana ihamagaramo. Ni amasaha ku bantu bafite abana, inshuro nyinshi abana bararira, kandi uwo muntu agomba gusohoka. Ni amasaha abantu baba bavuga bati ariko uriya muntu arasoza ryari ngo twigire muri gahunda zacu. Ni amasaha hari abantu baba bicaye ahangaha bategereje umugisha uri butangwe n'ijuru. Reka dushimire Imana yo itubashisha, kandi Imana y'inyarukundo, Imana idushoboza ikanaduha n'amagara mazima. Uyu munsi hari ikintu cyinshi abantu basigaye bavuga bati ese ko muvuga ngo Imana ya Isirayeli, ngo Isirayeli yagombaga kuri abantu benshi ngo barinzwe ngo na Bibiliya, ariko mu Isirayeli ngirinzwe ngo n'imitwaro bikomeje, ngo umuntu ngarinzwe n'Imana, ngo kandi iyo Mana ni ya Isirayeli, ngo kandi Isirayeli ngirinzwe n'imitwaro ngo bikomeje. Buriya abantu bavuga byinshi, kandi abantu aho bari baravuga, kuko hari n'umuntu uvuga ngo bitanyereka Imana nayibaza, hari ikibazo nayibaza. Abantu bavuga iki? Bavuga byinshi. Ariko nanone igihugu cya Isirayeli cyari igihugu kigomba gutembamo amata n'ubuki, none ubu kiratemba n'iki? Imivu y'amaraso. Ariko nanone ntabwo ari umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ni uko ubwoko bwayo bukwiye kwitegura kugira gute? Gutaha. Ariko umugambi wa Satani nawe arashaka yuko abantu babura epfo na ruguru, bakavuga bati ni Imana twiringiye, n'ubundi nayo ubwayo nta bushobozi kize gute ifite. Amazina yanjye ni Nsengimana Marike, navukiye hano muri aka kagari ka Mishungeru. Igitandukanye aho itorero ryubatse ni mu Rubindi, ariko bihana imbibi n'umudugudu wa hehe wa Mishungeru. Ntabwo navukiye kure, kuko nta minota irenze 10 kugira ngo ugere aho navukiye. Ariko njye navukiye buriya muri Muhoro. Navukiye muri Muhoro buriya. Arya muri Muhoro si mu Rubindi. Bukuru bako navukiye hehe? Navukiye mu Rubindi mba hehe? Muri Mishungeru. Ubwo rero bako Rubindi komeza ikagira gute? Ikanzamo. Reka rero dushimire Imana yo yemeye ko uyu munsi mbona amahirwe yo kuza guhagarara ahangaha. Ubundi mu buzima busanzwe musigaye nteranira igikondo, ariko uyu munsi Imana yambashije guterana namwe, kandi ndabona ku isaha mfite iminota 20 ko saa sita ngomba kuba dusoje. Yego, ariko icyo Uwiteka mpaye kuvuga cyose ndakivuga mu izina rya Yesu. Ntabwo nagize uruhare kugira ngo amasaha agere aha ngaha. Nawe wicaye aha ngaha sinzi niba wagize uruhare. Nta muyobozi n'umwe nashinza ngo igihe yagitwaye. Twese abantu turi aha ngaha twagize uruhare kugira ngo igihe kigire gute? Gitakare. Nurebe Mariko ngo yagutereje gutaha, ntubishire ku mukuru w'itorero runaka, ahubwo icyo Uwiteka yamaye kukubwira nagira gute? Ndagikubwira. Twatangije indirimbo y'109 iravuga ngo nagize gute? Nagize gute? Naratuwe mu gipimo. Uraturwa no kugira gute? Ni kwa kundi umunzani ugira gute? Ukurura upima ikintu ukabona amaraso uragira gute?
arafunga ngo naratuwe mu gipimo nsanga nagize gute sangwa ndashyitse ngo naratuwe mu ijambo rye nsanga nagize gute ndashyitse. Uyu munsi rero tugiye kwipimira mu gitabo mu ijambo ry'Uwiteka turebe koko niba tugize gute dushyitse. Korali yaririmbye indirimbo nziza nakunze, indirimbo itwereka yuko turi mu munsi wagize gute mu munsi w'isabato. None uwo munsi dukwiye no kugira gute no kwicara tukagira gute tugasabana n'ijuru. Noneho barangiza banatwifuriza kuzaba hehe? Kuzaba mu ijuru. Uyu munsi tugiye kwigana amagambo avuga ngo, ijambo twirigana riravuga ngo Uwiteka ntareba nk'abantu. Mbere yuko tujya mbere reka dusenge. Urakoze Mana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uri Imana y'inyarukundo kandi uri Imana nziza. Udushoboze kandi ijambo ryawe ribe mu mitima yacu, riduhindure mu izina rya Yesu, amen. Twihute tujye mu gitabo cya mbere cya Samweli. Mu gitabo cya mbere cya Samweli turahera mu gice cya 15. Mu gice cya 15 mwihute tuhagere. Igitabo cya mbere cya Samweli gikurikirana n'igitabo cya Rusi ndetse kikabanzira igitabo cy'Abami. Hari Samweli wa mbere, Samweli n'igitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya kabiri cya Samweli urajya inyuma ujya mu gitabo cya mbere cya Samweli. Ku murongo wa mbere handitse ngo, hanyuma Samweli abwira Sawuli ati, Uwiteka yantumye kukwimitisha amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli. Nuko rero ubu wumvira Uwiteka mu byo agira gute mu byo avuga. Uwiteka yatumye kuri Sawuli amutumaho Samweli aramubwira, ariko amuha ikintu agomba kugenderaho. Aramubwira ngo uwugira gute uwumvira mu byo ukora byose, mu byo uzakora byose. Dore kuyobora ubwoko bw'Uwiteka, dore kuyobora abana cyangwa se ishyanga ryera. Uzabugira gute? Uzabuwumvira amategeko y'iki? Amategeko y'Imana. Uzabugira gute? Uzabuwumvira. Icyo ni cyo kintu cya mbere yabwiwe akimara kugira gute? Akimara guhabwa cyangwa se kwimikishwa amavuta. Mbese amavuta ashushanya iki? Amavuta iyo turebye mu byahishuwe, amavuta ashushanya ngo ni amasengesho y'iki? Ni amasengesho y'abera. Amasengesho y'iki? Yagombaga kuba umunyamasengesho, yagombaga kuyobora igihugu cya Isirayeli akoresheje iki? Amasengesho. Kandi ahangaha Samweli yahise ahabwa n'icyo azagira gute n'icyo azakora. Samweli yahise abwirwa yuko agomba kuzarimbura ubwoko bw'Abameleki, kandi ubwoko bw'Abameleki yagombaga kurimbura, hari impamvu bwagombaga kurimbuka. Mwibuka neza ishyanga ry'Abisirayeli riva mu gihugu cya Egiputa, bageze muri Edomu, bari hafi kwambuka. Mose yatumye intumwa ayituma kujya kubwira umwami wa Edomu kugira ngo abahe inzira aho bagomba kunyura. Bamutekerereza ibintu byose byabaye, bamubwira amakuba bagiriye mu gihugu cya Egiputa, bamubwira uburyo bakoze uburetwa, bamubwira uburyo basekuruza babo babajyanye mu gihugu kitari ikiwabo. Arangije kumutekerereza umwami wa Edomu, baramubwira bati, nyabuna utureke ntituzanywa ku mazi yawe, ntituzarya ku byo kurya byawe, ahubwo twebwe icyo dushaka ni inzira gusa tukitambukira. Ariko umwami wa Edomu yarababwiye ati, nimwibeshya mukanagikandagiramo, ahubwo nzabasanganiza inkota. Aba bantu bari mu bwoko bw'Imana iki? Inzira. Abangaba rero nibo Samweli yari yabwiye kugira gute? Yahise ahabwa inshingano yo kuzarimbura Abameleki.
Samweli se yarabikoze? Sawuli urakoze. Sawuli se yarabikoze? Reka twihute tugende. Umurongo wacu bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli, aravuga ati, nijuru ritatumye nimika Sawuli kuko yateshutse akanga kunyoboka, ntasohoza amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara, akesha ijoro atakambira Uwiteka. Niyihe mpamvu Samweli yarize? Niyihe mpamvu Uwiteka yicujije yuko atagize gute? Yicujije yuko yahaye kuyobora Sawuli, yahawe kuba umwami w'Abisirayeli. Uyu Sawuli, iyo turebye, Sawuli abwirwa kujya kurimbura Abameleki. Sawuli yarumviye aragenda ajya kurimbura Abameleki. Sawuli agezeyo, Sawuli ntabwo yageze akora icyo Uwiteka yamubwiye, ahubwo Sawuli we yaragiye akora ikintu cyo gukora iki? Yafashe abantu basanzwe bose arabarimbura, ariko hari ubwoko bwari bwaguye kugira gute? Gurokorwa. Nabo yarabarokoye kubera ko harimo sebukwe wa Mose, kandi sebukwe wa Mose nibo baberetse inzira bagomba kunyuramo badaciye mu gihugu cya cyo muri Edomu. Abo rero bagombaga kurokorwa kubera ko bagiye neza Abisirayeli. Abo ngabo yarabikoze, yarabyumviye. Ariko noneho Sawuli ageze ku mwami w'Abameleki, arangije aramurokora. Barangije babona ibintu byiza cyane, intama byiza cyane, barangije bavuga bati ngibi ntitwabirimbura. Kandi yari yabwiwe kurimburana n'ibintu byose bya hehe byo muri uwo mudugudu, yagombaga kugira gute? Kubirimbura. Ariko agira ibyo agira gute? Agira ibyo asigaza. Turimo twiga ikigisho kivuga ngo iki? Uwiteka ntareba nk'uko abantu bagize gute? Bareba. Uwiteka ntareba nk'uko abantu bareba. Sawuli ntiyakora icyo Uwiteka yagize gute? Yamubwiye. Sawuli, ubwo ndimo ndihuta uraza kubyisomera nawe. Sawuli arangije arabirokora, maze Samweli azinduka kare mu gitondo ngo ahure na Sawuli. Baramubwira bati, babwira Samweli bati, Sawuli yasohoye i Karumeli kandi yishimiye urwibutso. Nyuma arahindukira arakomeza amanuka i Gilugari. Hanyuma Samweli asanga Sawuli. Sawuli aramubwira ati, Uwiteka aguhire, dore nasohoje itegeko ry'Uwiteka. Ngo Uwiteka agire gute? Uyu muntu wabwiye ngo Uwiteka, kandi yari yabwiwe ngo Uwiteka yavuze ngo nicujije icyatumye nimika Sawuli kuko yateshutse akanga kunyoboka, ntasohoza amategeko yanjye. None niyo uri musabira Samweli, Uwiteka agire gute? Uwiteka aguhire. Arimo aramusabira, nyamara Uwiteka we yamaze kugira gute? Yamaze kwicuza ko yimitse Sawuli. Ariko ku kwicuza k'Uwiteka gutandukanye n'ukwicuza k'umwana w'umuntu. Kwicuza k'Uwiteka ntabwo kuba gushingiye ku Imana ubwayo, ntabwo yihana, nta nubwo yicuza kugira ngo ihindukire, ahubwo Imana iba ishaka kugira ngo igorore ibintu bisubize nk'uko byari bimeze. Mu gihe umuntu we abwirwa kugira ngo yicuze ahindukire ave mu bibakora, ahubwo ajye kugize gute? Mu bitunganye. Kwicuza kw'Imana gutandukanye no kwicuza k'umuntu. Samweli aramusubiza ati, ariko uko gutabatama kw'intama kuza mu matwi no guhondera kw'intanumva bigenda biti? Ese Samweli uko atarabizi cyangwa
yagiraga mubaze yumve ikimuvamo, yumve niba koko ibi bintu yabikoze ku bwenge bwe cyangwa ashobora kuba yakwicuza, kuko yarapfuye kugira gute kurimbura ibyaho byose, akabirimbura n'ibigize gute ibifite ubugingo byose byagomba kugira gute kurimburwa, uhereye ku bana batoya ugahera ku bakure, ku bakuze n'amatungo yabo byose byagomba kugira gute kurimburwa. Ariko Samweli arokora iki? Arokora umwami ndetse n'ibintu byiza cyane by'igiciro cyinshi arabirokora. Kandi yabwiwe iki? Ariko satangira arabo umurongo wa 15 umurongo wa 15 umurongo wa mbere, Uwiteka yatumye kumwimikisha amavuta ngabo umwami wa Isirayeli. Nuko rero wumvira Uwiteka mu byo agira gute, mu byo avuga, kandi yahise ahabwa itegeko. Ariko se yararyumviye ahangaha Sawuli iki kintu yakoze cyahise gihindura, nicyo cyamujyanye mu nzira yo kurimbuka. Iki ngiki Samweli yakoze cyo kutumvira, cyo kurokora umwami Agagi, ngo yari agikoze nk'abami basanzwe bakikije Isirayeli, kandi Isirayeli yagombaga kubikora mu buryo bw'Uwiteka. Ariko Samweli yarokoye umwami Agagi amufata, na Sawuli yarokoye umwami Agagi amufata mpiri, kugira ngo nawe yerekane icyubahiro cye, umutima ngo hazamuke, ngo yerekane yuko ari umunyamaboko, aze amumurike, amwerekana ari muzima, avuga yuko agize gute akomeye. Ariko si Uwiteka yari yamutumye. Icyo Uwiteka yamutumye ko kugira gute kwari ugutsembaho icyaha n'abanyabyaha. Nicyo Uwiteka yari yamutumye. Umurongo waho wa 18, ariko reka dore ku murongo wa 15, Sawuli aramusubiza ati, bazivanye mu Bameleki, kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa, ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe, naho ibindi byose twabirimbuye rwose. Ariko umurongo wa 20, Sawuli abwira Samweli ati, ariko kumvira numviye Uwiteka, nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo, nzana Agagi umwami w'Abameleki, n'Abameleki ndabarimbura rwose. Ariko abantu nibo benzeho intama n'inka zarutaga izindi ubwiza muzarimburwaga, kugira ngo babitambire Uwiteka Imana yawe i Gilugari. Samweli aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumvira? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kuruta ibinure by'amasekurume y'intama, kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi n'udakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze kuba ku ngoma. Ngano Sawuli yagize gute? Sawuli yahawe amahirwe menshi. Sawuli yagiye asubirirwamo kenshi icyaha yakoze, ariko Sawuli akagishakira urwitwazo. Sawuli yagiye abwirwa nibura ngo arebe yuko yagira gute Samweli amugirira. Samweli agira gute? Samweli yaramuririye ku Uwiteka, ariko Uwiteka yari yamaze kubona umutima wa Sawuli ko nta guhinduka kurimo. Sawuli ngagize gute? Ingoma yagize gute? Sawuli nawe rwose yanze kuba ku ngoma. Igice cya 16 no tugiye. Sawuli yabwiwe kurimbura iki? Abameleki.
Sawuli yatumwe rwose kuba ari bugire gute, ari burimbura ikintu cyose, ariko agira ibyo agomba kurokora. Arangije abitangira urwitwazo, aravuga ngo ibi ni ibyo nagombaga kuzana bikaza bikaba ibitambo byo mu nzu y'Uwiteka. Uwiteka yarabuze ibitambo se muri Isirayeli? Nta bitambo byari bihari. Uwiteka se ibyo ngibyo nibyo yishimiraga ko bamuzi? Uwiteka ntabwo anezezwa n'ibitambo yagombaga gutamba. Ariko Sawuli yaje kongera kuza yicuza bya nyirarureshwa. Ariko ibintu byari byagize gute? Ariko n'ubundi ntabwo yicuje kugira ngo ahinduke. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati, uzageza he kurira Sawuli kandi nanze kaba umwami wa Isirayeli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo tume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko nabonye umwami mu bahungu be. Uzuza iki? Nk'uko byagenze kuri Sawuli yimikisha iki? Amavuta. Arabwiwe ngo uzuza ihembe ryawe amavuta ngo tume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko nabonye umwami mu bahungu be. Samweli arabaza ati, nagenda ne ko Sawuli nabyumva azanyica? Sawuli yakuwe ku ngoma agiye gusimburwa. Samweli nawe aravuga ati, none si umuntu nabyumva azagira gute? Azanyica nagenda nte? Ariko reka wumve Uwiteka igisubizo Uwiteka agize gute yamuhaye. Uwiteka aramusubiza ati, jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuga uti nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenza. Uzasukira amavuta kuwo nzagira gute? Kuwo nzakubwira. Nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi, baramubaza bati, mbese uzanywe n'amahoro? Abatware bumvise ko Samweli yagezeyo bagira gute? Bagira ubwoba cyane, baravuga bati, noneho umuhanuzi w'Imana niye mpamvu aje hano. Umuhanuzi w'Imana aho yageraga ni ukuvuga ngo habaga hagomba kugira ikigira gute? Igihinduka. Cyangwa se aje kubaburira ko baje kuva mu bibi byabo bagira gute? Bakwiriye kubipfiramo. Ariko baramubaza bati, mbese ni amahoro agize gute akugenza? Yari amahoro kuko hari hagiye kubaho iki? Hari hagiye kubaho ivugurura mu bwoko bw'Imana. Hari hagiye kongera Imana yari igiye kongera kwimika umuntu ugomba kugarura ubwami bwayo hehe? Muri Isirayeli. Kandi Imana yari igiye gukuraho umuntu wagize gute? Wayigomeye. Ingoma yari yagize gute? Ubwami bwe bwari bwagabwe. Ati nawe arabasubiza ati, ni amahoro, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Nimwiyeze tujyane ku gitambo. Kandi yeza Yesaya n'abahungu be, abahamagara kuza ku gitambo. Nuko basohoye aho, yitegereza Eliya, aramubwira ati, ni ukuri. Yitegereza nde? Yitegereza Eliya. Arangije aramubwira ati, ni ukuri. Arangije agira gute? Arabihamya. Ni ukuri. Ariko ajya gutora yari yapfuye yuko Imana izagira ite? Izamwereka. Ariko nawe arangije aravuga ati, ni ukuri koko. Ni ukuri. Ni ukuri Uwiteka yimikishije amavuta nguyu imbere ye. Ariko njya soma Bibiliya, nagera ahantu ngahagarara rwose ngatekereza, nkabireba. Ari igihe nsoma Bibiliya rwose nicaye nk'ahantu ngaseka. Dushaka kuba turi kumwe ukabona ndasetse ndi jyenyine, cyangwa turi kumwe twicaranye, kuko njye dushaka kuba twicaranye ndi muri Bibiliya, nawe wibereye mu byawe ukabona ndaturetse ndasetse. Ese usetse iki? Ndatangaje. Kandi warasaze.
nkamubwira ndi umusazi byo nibyo. Sabato haciyemo nk'amasabato nk'abiri, iyi ni ya kabiri ahari, iyi ni ya gatatu, iyi ni ya gatatu. Nari ndimo ngenda mu muhanda mvuye gusenga mfite Bibiliya, namigisha mu nzira, mura n'umukozi dukorana arambwira buryo uri umudive, ndamubwira ndi umudive ntise umunsi wa karindwi. Mbega byiza, ndabikunze, ndamubwira ni byiza rwose. Arambwira ati rero ndabibonye tugiye kuzakwadabuta uze mu itorero ryacu. Ndamubwira harya usengera muri Methodist, dukora mu kigo cya Methodist. Arambwira ati wowe si ijambo ry'Imana bavuga? Ndamubwira ati cyane rwose. Ati tugomba kukwadabuta ukaza mu itorero ryacu. Narabitekereje, ndavuga nti tuzabiganiraho. Ndavuga nti icyazampa amahirwe masa yo kugira ngo nganire nawe, kuko icyo kiganiro ndagitegereje cyane kandi ndagishaka cyane, n'ubu ndagisabira cyane ku Mana ngo tuzaganire. Harya umuntu wajabutwa n'umuntu umeze uti? Abantu muzi adaptation ni iki? Umuntu wajabutwa n'umuntu umeze gute? Umuntu wajabutwa n'umuntu umeze gute? Reka ngo bazi. Ari shingira abantu tujya kwitiranya. Adopte rero ni umuntu usa nkaho adafite ababyeyi, noneho ukavuga uti reka uyu muntu mwiyegereze mufashe. Ariko uwo muntu ibyo ari byo byose nubwo umwadobuse, nawe hari ikintu umubonamo cy'inyungu ushaka kuzamukuraho. Adopte ni ukugenda, ushobora kugenda mu bigo by'abana bari badafite ababyeyi, ukagenda muri bya bigo birera imfubyi, ukavuga ngo uyu mwana reka muzane mwiyandikisheho abuwanjye, ariko naramubyarika akabuwanjye mu rwego rw'iki rw'amategeko. Ubwo rero icyo yarakoresheje nahise nyumva ku rugero rukomeye cyane, kubera ko yaravuze ati ariko ubundi bura nta mubyeyi ugira, uraje rwose muri yagize gute hakiriritse cyane, ugomba kuza iwacu ukagira gute, ukaba ariho wize. Iyo ubwiye ikintu burya njyewe ndakomeza nkagitekerezaho cyane, kuko ntabwo kirangira ngo ndakomeza nkagira gute, nkabyumva nkakizana nkamenya icyo ushatse kumbwira. Ese mubagirwe ntisi n'Imana ihari? Reka twikomereze. Ariko uyu munsi kubura umudive ntisi umunsi wa karindwi barakubona nk'umuntu uciriritse wo hasi cyane. Ariko nibyo, ntabwo umuntu w'Imana burya ari umuntu uhambaye mu bandi, ahubwo iyo bamubonye burya Imana niyo ikugira mugari cyane muri wowe. Imana irakwagura cyane bigatuma ugira igikuriro abandi bashyize gute batareba, kuko Imana nireba nk'iki, ireba nk'abantu. Abantu iyo barebye bahita babona yuko rwose aho hantu impamvu bavuga bati nta mwuka uhaba, nta kintu kigize gute, ntibahanura, ntibagira ubuhanuzi. Ariko ibyo byose niho biri, nibo bahawe ubuhanuzi, ko nibo bafite umwuka w'ubuhanuzi, nibo bagomba guhanurira isi. Uyu munsi ikintu kibaye cyavuga bati kandi abagabo bari barakivuze. Kubera iki bavuga ngo bari barakivuze? Uyu munsi dufite ikituranga, kandi ikituranga ni intwaro, ni Bibiliya. Ikiganiro tuzagirana rero nta kizashingiro usibye muri Bibiliya, kuko nzamushaka, njye nzamwishakira, kuko nkeneye ko rwose anyadabuta cyangwa se njye nkamwadabuta. Ibyo ni ibintu bibiri nyine n'ikiganiro kizavamo habiri. Reka twikomereze rero, turimo turareba n'akari gaciyemo, ariko impamvu mbivuze ni uko nkundira itorero cyane. Iri torero ndarikunda, kandi nkunda abaririmo,
wowe muntu uri muri iri torero umenye ko ari uri muri itorero ry'Imana, kandi Kristo niryo torero azagira gute, azajyana, niryo torero ririmo umugeni we. Nubwo waba wicaye ahangaha ukaba wicaye muri bya byiciro byose nagiye mvuga, birashoboka yuko byagira gutya Imana igahindura amateka. Twikomereze icyiciro cyacu, Imana neba nk'uko abantu bagize gute bareba. Uyu Samweli nawe ararebye mu ndorerwamo ye, mu kureba kwe arangije aravuga ati uyu nguyu ni Uwiteka yagize gute, ni Uwiteka, uyu nguyu rwose agomba guswa amavuta. Nuko Uwiteka yimikishije amavuta nguyu imbere ye, ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye. Kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba, abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka areba mu mutima. Iyo tuza no kubona nta mwanya dufite ngo mubwire ibintu Eliyabu yakoze, nari kuzakubwira impamvu Uwiteka yagaye Eliyabu, nari kubikubwira, ariko igihe gite ni gitoya. Impamvu Eliyabu yagize gute, yagawe, kandi bagize gute, yashimwe. Umurongo ukurikiyeho, Yesaya ahera akahamagara Abinadabu, amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati uyu nawe si Uwiteka yatoranije. Noneho Samweli atangiye kugira gute, Samweli ararebye aravuga ati none ibi ngibi ntabwoya, woweho rwose aramurebye igihagararo, aravuga ati wowe ntabwo ari we. Ariko uwo Samweli yashakaga, ariko Uwiteka agira gute, arabihakanye. Twihuse, Yesaya ariyongeza amurika Shama, nabwo Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Nuko Yesaya amurikira Samweli abahungu be 7, maze Samweli abwira Yesaya ati aba si Uwiteka yatoranije. Yewe we, reba nawe Yesaya arangije yabwiwe yuko hari umuntu ugomba gutorana mu muryango we, arangije abahungu be bose yarize yagize gute, arabazanye. Ariko abangaba bose bageze imbere y'Uwiteka baravuga bati kuri aba bose nta n'umwe Uwiteka yagize gute, nta n'umwe Uwiteka yashimye. Ariko uwo mubyeyi, tuvugishe ukuri, uzanye abana hano, tuvuge 2 cyangwa 3 baje kubatiza, ukabona uravuze ngo ntibazamura ikiganza babemera, ukabona abuze n'umwe uzamura ikiganza, wabyitwaramo gute? Uri umubyeyi, wabyitwaramo gute? Nawe reba Yesu. Noneho reka tugende kwa Yesaya. Yesaya bazanye imbere y'Uwiteka abahungu 7, bose habuze no gushimwa n'Uwiteka. N'uwo Samweli ubwe yashimye, Uwiteka aramubwira ati uyu nguyu namugaye. Nagize gute, namugaye. Bariho barashaka gusimbura nde, usimbura Sawuli, kubera ko Sawuli yaciwe ku ngoma kubera ko yanze gucaha icyaha, yanze gukurikiza ibyo Uwiteka yagize gute, yamubwiye. Namugaye. Mungu 14, Samweli abaza Yesaya ati abana bawe bose nabo, mbese ko abana bawe bose n'iki, ni abangaba? Samweli nawe byari bigize gute, byari bimushobeye, yaratangiye kureba akabona mu bareba nta n'umugize gute, nta n'umurimo. Aramusubiza ati hasigaye umuherezi, ariko aragiye ki? Aragiye intama. Samweli aramubwira ati, yabwira Yesaya ati mutumire bamuzanire, kuko tutari burye ku meza ataraza. Ntabwo tujya kurya ataragira gute, ataraza. Ariko yararagiye ki? Yararagiye intama, yararagiye umukumbi, yararagiye intama. Kandi uyu niwe ntama w'Imana. Ntama ninde? Ni Yesu. Yesu yararagiye intama, yararimo atorezo hehe? Mu rwuri rurimo iki? Rurimo intama.
niho Dawidi arimo agira gute, ndamubabwiye. Aramusubiza ati hasigaye umurerezi ariko aragira intama. Samweli aramubwira ati abwira Yesaya ati mutumire bamuzane. Nuko aramutumira amujyana mu nzu yari mu muhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusuke amavuta niwe uwo. Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta arimusukaho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira hehe. Samweli umurimo yari agize gute, yarawusoje. Samweli we washatse gusohoza ibintu ukabishaka uko Uwiteka atabivuze. Samweli nawe abona yuko Uwiteka kuko atareba nk'iki, atareba nk'abantu. Ahangaha uwo tubonye Sawuli wanze kumvira Uwiteka, ariko yabwiye ngo uzagire gute, uzabuwumvira. Mu gutangira yabwiye ngo uzabugira gute, uzabuwumvira. Uyu munsi tubikure hariya byanditse muri Bibiliya, ni ngiye byandikiwe, niwe byagize gute, niwe byandikiwe. Mbese nduwumvira, mbese koko numvira amategeko y'Imana, mbese ndi umuntu koko nanjye wamaramaje wavuga ngo koko numvira Uwiteka, ibyo avuga nanjye nibyo nkora. Mbese koko aramutse aje agapima mu gipimo yapimamo yasanga koko nanjye ashyitse, mbese cyangwa nabwirwa ngo namugaye. Mbese Uwiteka aramutse aje yantangira ubuhamya cyangwa yagutangira ubuhamya? Umutima wawe uyu munsi urahamanya nawo ko Uwiteka aramutse aje, cyangwa se Kristo ashobora kutaza? Ibyo jambo nkunda kurikoresha uyu munsi, ariko Kristo ashobora gutinda, ariko urupfu ntiruzagira gute, ntiruzatinda. Kandi ibyo nasinziriye ngora nibyo nzagira gute, nibyo nzazukana. Imana ntireba nk'abantu. Imana igira imbabazi nyinshi. Imana yihanganiye umunyabyaha. Imana yihanganiye Sawuli arakomeza abaho. Imana kandi Sawuli yaragomeye amategeko y'Uwiteka, Sawuli arakomeza abaho, ndetse arakomeza abakungoma, arakomeza ndetse anahiga n'Uwiteka yimikishije amavuta. Nubwo muzabibona uburyo yagiye ahiga Dawidi, ariko Dawidi arakomeza kwerekana ko ari iki, ko ari umuntu wato ukwiye kwimikishwa iki, amavuta. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi baravuga ngo kwihangana abanyabyaha kw'Imana gutuma abantu barushaho kwinangira mu bugome, nyamara byanze bikunze igihano cyabo kizabaho, ndetse kizaba gikomeye cyane bitewe n'uko kizaba cyaratindijwe igihe kirekire. Uwiteka azahaguruka nk'uko yahagurutse ku musozi Perasimu, azarakara nk'uko yarakariye mu kibaya cy'Igibeyoni, ngakora umurimo we ari wo murimo w'inzaduka. Uwo murimo we w'inzaduka azawusoza ku Mana yacu y'inyambabazi. Muri Yesaya 28:21 niyo havuga ngo ni Imana y'iki, y'inzaduka. Ariko ntabwo Imana ari y'inzaduka nk'uko inzaduka abantu byabo bigenda bita byaduka, ahubwo impamvu Imana avuga ko ari Imana y'inzaduka nuko ni Imana y'inyambabazi, itinda guhana. Igikorwa cyo guhana ku Mana ni igikorwa cy'inzaduka. Ntabwo ari Imana yapanze cyo guhana iki, cyo guhana umuntu, ahubwo Imana izarisoza nk'uko ari iki, nk'uko ari Imana. Uyu munsi uramutse urebeye mu butabera bw'Imana,
ukabona Imana uyu munsi ko yadushyize inzira ebyiri imbere, ko yadushyizemo amahitamo, ko yaduhaye tugomba kugenderamo, ko yatubwiye uko dukwiriye kugenda, ko yatubwiye ko tuba batatu umunsi wa karindwi, ikaduha ibyatuma dukwiriye kugenderamo, ikaduha n'isabato yera, ikaduha kuba abantu birinda, ikaduha kuba abantu batandukanye n'abandi. Uyu munsi wowe mu birinda ubamo. Uyu munsi ntabwo turi busoreze ahangaha isabato aka kanya. Mbese uyu munsi ntabwo uri muri ba bandi bagenda bagafisha izina ry'Uwiteka. Uyu munsi abantu benshi basigaye basohoka no mu rusengero bakabona ivy'akabari. Birababaje. Uyu munsi abantu benshi basigaye basohoka no mu rusengero akaboneza hano gufata ibyo kurya kuri kompasi. Satani yaduteze imitego henshi cyane. Satani ntabwo ashaka ko dukira, ashaka ko turimbuka. Ariko Imana y'inyambabazi irashaka yuko tugira gute dukira. Imana y'inyambabazi irashaka kutuzura, irashaka kudukura muri bya bindi tubamo, irashaka kutwambika imbaraga. Uyu munsi tubayeho mu gihe kidasanzwe. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Uyu munsi ni umunsi ntabwo nari nzi ko ndibugera hano ku Ruhero. Dutekereze kabiri. Tekereza ku kintu cyakunyuza kwicara hano mu itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi. Utekereze n'impamvu wavutse ugasanga iwanyu basengera hano, cyangwa ukisanga uhasengera ariko abanyoteraho basengera. Umuntu yavuye mu itorero ry'Abadiventisti kugira ngo azabone ahandi hantu ajya kubera ibintu azi. N'Umudiventisti umunsi wa none iyo muhuye ukamubwira ati nyamuneka garuka mu nzira, akubwira ati ariko ubundi wowe rwana n'ibyawe, nanjye ibyanjye ngize gute ndabizi. Hari umukobwa tubona mu gipangu niwe njya mbwira ngo tujye gusenga, akambwira ati umva rwose njyewe nsengera mu mutima, nsengera mu mutima. Madamu waramuzi yarabwiye ati mu bantu nanga ku izuba nta kizaga ngira nuko mubwira ngo tujye gusenga. Iyo habaye amavuna ndaza bose nkababwira nti rero nyabona hari igikorwa cy'iki cy'amavuna muzi byo mu mavuna, agane ejo nzajyana wowe, ejo tugendane gutyo. Ariko uwo mukobwa arambwira ati ndakwanga. Arambwira ati njyewe nshobora kuba nagiye mu rusengero rimwe mu buzima bwanjye. Ni umukobwa w'inkumi, rimwe mu buzima bwe n'ibyatsi. Ariko ntabwo ntungurwa n'icyo ngicyo, ahubwo uwo nguwo ushobora kuzasanga aje agahinduka agatanga njye nicaye imyaka ingana gutya mu itorero ntaragira gute ntarahinduka. Bene uwo nguwo yabyakiriye kubera yuko ababyakiranye ubwuzu igira gute biramuhindura. Ariko uyu munsi umuntu uramubwira kubera ko ari ibintu asanzwemo, akamenyero burya ni nk'indwara. Ibintu umuntu yabisanzwemo, ababwiriza benshi banyuze aha ngaha biranakomeye cyane ko ngiye kukubwiriza n'abantu bakunyuze imbere ariko buri umwuka w'Imana niwe wemeza umutima wawe. Umutima wawe niba uzi ko wagiye kure y'Imana, umutima wawe nugaruke ugarukire Uwiteka, arakugirira ibambe kandi imbabazi zihoraho iteka ryose zikubeho none iteka ryose. Ntabwo nabura gutanga amahirwe, sinava kuri mbi ntatanze amahirwe. Igihe kimwe umubwiriza umwe yabwirije ahantu, arangije kubwiriza ntiyatanga umwanya wo kwihanisha. Umuntu ngashaka guhaguruka ngo yihane abura amahirwe, ngo agiye ngo yaryaga umugore we icyazana ngo uriya mubwiriza atanga amahirwe. Uwo muntu ngo yavuye mu rusengero agiye, imodoka bagiyemo ihita ikora impanuka.
hari n'undi nawe barahamagaye ngo abantu bitange biyegurira Imana. Barahamagara umuntu yanga, umuntu baravuga bati Ngwino, aravuga ati oya, hari ibyo ngomba kubanza gutunganya ntaratunganya. Nyabuneka ngwino, dore Uwiteka araguhamagara. Hari ibyo ngomba kubanza gutunganya ariko ntaratunganya. Umubwiriza arahamagara, nawe undi aravuga ati hari ibyo ngomba kubanza gutunganya ntaratunganya. Nyabuneka ngwino. Ariko umutimanama we wanga kumurekura, akomeza arwana n'uwo mutimanama we, arangije arataha, aragenda ngo bari bataze urwagwa hejuru ku rusenge, aragenda yicara ku gacuma, yicara uko bataraga, aragenda aranywa, ukanywa eko kamutwara, arangije atari ku bundi wakwegama. Yibagirwa ko yari yicaye nkanga, arangije yegamina cya kibindi kibiri inyuma ye, arangije apana n'iki na wa mutimanama. Uyu munsi niba wumva rwose mu mutima wawe hari icyo ugushinze, haguruka dusenge. Niba wumva rwose ukeneye guhinduka, haguruka dusenge. Haguruka dusenge. Mubahagurutse, hari umuntu ushobora kuvuga ati nyamara njye narasayishije, nagiye kure y'Imana, ndagarutse ubu ngubu, ndatambutse njye imbere yawe, yuko ndi kugira ngo nakirwe nawe. Ubwami bw'ijuru ngo iyo umunyabyaha umwe yihanye, ijuru riranezerwa cyane, ngo kandi rikishima kubera ko intsinzi igize gute ibonetse mu ijuru, abamarayika bagasingiza Uhoraho. Niba hari umuntu urimo uvuga ati genda atambutse, uko abantu bambonaga, uko ijuru ryambonaga bivuyemo, niyeguriye Uwiteka, natambuke tumusabire by'umwihariko. Niba arimo atambuke, ndatanga ni iminota 2 yonyine, ndebera indirimbo ubuyobozi tuba turirimba iminota 2 yonyine. Ni amahirwe ntanze uyu munsi. Niba urimo tambuka, niba uvuga ngo narasayishije, tambuka. 282. Abuka wapawewe urahama karwa ekija abyawe ngwino we kwina gira. Haguruka, haguruka wacu, haguruka, reka ibyaha byawe, reka kwinangira, ngwino. Yesu aragutegereje, Yesu aragutegereje, Yesu aragutegereje. Haguruka, wabewe, Yesu aragutegereje, tambuka, Yesu aragutegereje. Amahoro.
umugisha umuntu wese wageze mu giteraniro. Wowe uhagararira aho turi ndetse n'abangaba batambutse imbere. Tugiye gusaba umukuru w'itorero Nyamwasa Samuel abashyira imbere y'Imana. Imana Data wa twese, Umuremyi wa twese, uko duteraniye muri iyi ngoro yawe, tuguhaye icyubahiro kuri izina ryawe habikirwa. Kubw'umwihariko twe duhagaze, tuguhaye imitima yacu kugira ngo Umwuka Wera ayifate mpiri, ayitunganye rwose, ayiboneze, kugira ngo niwerekanwa imitima yacu ntizadushinje, niduhagaze imbere yawe ntuzatubwire ngo waratugaye, ahubwo niduhagarara imbere yawe uzatwishimire nk'abana bawe. Dutoranye nk'uko watoranije Dawidi, kandi utubabarire nk'uko wamubabariye igihe yagucumuraga. Ko duhagaze aha ngaha twese twaracumuye, dutegereje rero imbabazi zawe. Nyagasani, tubabarire kuko imbabazi zawe ari nyinshi. Abana bawe twese turambuye ibiganza kugira ngo bakire imigisha yawe. Dore rero ubwo duteye intambwe yo kukwiyegurira, Satani we abarakaye, ariko turushishwaho kunesha nawe waratwitangiye. Tuneshereze Nyagasani, kandi abana bawe aho tuba tugenda hose, aho waducumbikiye kuri iyi si, ujye ujyana natwe, ubane natwe rwose. Turitanze kugira ngo abatubona bose bajye babona umucyo wawe umurikira muri twebwe, maze bahere ko baguhimbaza. Dushoboze kwera imbuto zikwiriye abihano, kandi dushoboze kuva aho twarorongotaniye tugaruke mu rugo rwawe. Suka amavuta ku mitima yacu kugira ngo Umwuka Wera ugereranywa n'ayo mavuta akoresha ubushake bwacu. Urakoze kugutwumvishije. Bisenze